Mbahaye ikaze. Uramubona bamwita Mugisha Fred Robinson, akaba yaramenyekanye ku mazina ya Eleee, akaba ari umuproducer akaba n'umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu yaje kugaragara mu muziki nyarwanda mu 2020 ubwo bivugwa ko harimo abantu bagize uruhare mu kumumenyekanisha, harimo umuhanzi Bruce Melody wari ugezweho muri iyo minsi ndetse wari ufite indirimbo zari ziri gukinwa ahantu hose ubona ko ari uri kuri top, akaza kwiyemeza kuba yakorana n'uyu muproducer wari mushyashya utaruzwi mu muziki nyarwanda. Akaba aribwo bahise bagira gutya bakorana indirimbo yitwa Byaranze, indirimbo yakozwe live abantu bose bari kubikurikirana kuri Instagram, aho Bruce Melody yari arimo recording indirimbo live abantu babireba, ari nabyo byatumye uyu muproducer ahita atangira kwitabwaho abantu bagashaka kumenya ibikorwa by'uko bihagaze. Nyuma yaho uyu muproducer yakomeje kugenda akora indirimbo nyinshi zitandukanye, yakoreye indirimbo nka Kenson na Bruce Melody yitwaga Ikinyafu, aza gukora indirimbo ya Bruce Melody yitwa Samoya, izo zose zagiye zikundwa mu mwaka wa 2020. Nyuma yaho nibwo yagize gutya nawe gutangira gukora indirimbo ze, aza gukora indirimbo yitwaga Kashe, arayikorera kundwa cyane ndetse amara n'igihe kinini atarakora indi ndirimbo, abantu bagira ngo ntazigera akomeza gukora umuziki. Ariko bitewe n'ukuntu indirimbo yaje gukundwa ikamenyekana ikanarebwa cyane ikagera muri za miliyoni ku rubuga rwe rwa YouTube, byaje gutuma yongera gukora n'izindi ndirimbo zikurikira, harimo yitwa Food Etwa yaje gukorana na Bruce Melody ndetse na Roskana, nyuma aza gukora indirimbo yitwa Mirere, nyuma akora Tombe, aza ubungubu guherukira ku ndirimbo yitwa Maso, akaba ari indirimbo iri hanze kugeza ubu rero agiye gukorera ibitaramo ku mugabane w'Uburayi, ibitaramo bizazenguruka Uburayi cyangwa se imijyi hariya ku mugabane w'Uburayi kuva tariki 29 Ugushyingo 2025 kugera 31 Mutarama 2026. Ibi rero akaba ni ibitaramo arimo ategura kuzakorera ku mugabane w'Uburayi ndetse bishobora kuzamwinjiriza agatubutse, dore ko umuhanzi producer byamaje kugaragara ko rwose mu kigendanye no kuririmba abizi cyane, ndetse abantu bakabona ko afite impano z'urukubirane, ndetse akaba ashobora kuba ya producinga cyangwa yakora production y'indirimbo, ariko akaba nawe ubwe yaniririmbira nize. Mwakoze kwana natwe rero, andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere, ntimujye kure yacu, mukomeze mube hafi tubane no mu yandi makuru akurikira.